iyo Yesu rero kubera hari indwara dufite ibintu bijyanye n'imibonano cyane twabiteje imbere, noneho yakumva Yesu ntiyibuke ko arimo arataka nta kintu kibaye, yakumva Yesu akumva nyine ati kabaye nyine rwahanye impoyo yabire guca bigacika ugomba none ati Yesu we none agashya yaje gukora yaje kuvuga ngo dore murabizi ko kuri Saint Valentin umuntu aba akeneye kugira impano atanga. Umusore mu kwicara yararebye aravuga ati inkuru cyangwa se impano ngomba guha umukunzi wanjye kugira ngo anezerwe kandi yishime, ngomba kumugurira kenda k'imbere nkakamuha. Niko kwikora mu ikofa asanga abene ngango bahetse kare, yibuka katuranye n'umukobwa w'umusirimu kandi mwiza cyane ujya yambara utwenda twiza. F1 TV Factory Rwamagana TV. Bakunzi ba F1 TV, muri akanya twakiriye umutumirwa, ntago mwari musanzwe mumuzi kuri kamera za F1 TV, ariko muri akanya turamuzanye. Agiye akora ibintu bigiye bitandukanye, araza kugenda bibwira mugende mumenya, ariko hari byinshi yagiye akora cyane cyane muri runo ruhando rwa entertainment. Aratwibwira rero tumuha ikaze mu kiganiro cyacu impano yanyu. Nje ndi P wanyu kugira ngo dukomeze tubabwira ngo muryoherwe n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Subscribe, share, comment kugira ngo dukomeze tubane namwe. Uratangira utwibwira. Murakoze, amazina ni Rukunderwa, nkaba ndi umukomediye. Ikirenze no kuri ibyo ngibyo nkaba ndi n'umukarateka ko nagiye nkina mu madojo agiye atandukanye. Wari kuva ngubu nka nsigaye nkorera muri dojo ya Rwamagana yitwa Scorpion. Nicunge neza tutaza kunkubita ikintu. Oya, ni ukuvuga ngo karate ni discipline, ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo dukora byose duhita tubyapurika. Nuko nyine mwaye mwavuze ngo nivuge neza ibyo nkora, niyo mpamvu nako kanoye nkanazema, ariko ntabwo kari ngombwa cyane. Naho ntugire impungenge, hano turi kumwe, ntugire ikibazo kabisa, nta kibazo. Nkuko tumenyereye ko F1 TV tukomeza tuzamura impano zigihishwe cyangwa se impano zitari zagaragara cyane, niyo mpamvu twagiye tugenda mu byaro hagiye hatandukanye kugira ngo tugende tumenya ibikorerwayo. Muri akanya rero twatumiye uyu, akaba afite itsinda hagarariye cyane cyane ry'abakomediye, aratangira atubwira uburyo icyo gitekerezo cyaje. Murakoze cyane. Igitekerezo bwa mbere njya kukigira, twahereye mu mashuri dukora amarushanwa yo gukina amakomedi ndetse n'amakinamico. Abazi ku kigo cya JS Munyiginya niho twahereye, nyuma tuza kuva turatsinda tujya ku rwego rw'akarere, tujya muri Saint Therese ara muri sare abahazi, niho twakoreye duhura n'ibigo bigiye bitandukanye. Hari harimo ibyavuye Nyagatare, hajemo na hari cya kigo cy'umudamu wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, hariya bahita murakoze cyane, bahita ku Gahozo, hari havuyemo. Noneho duhura na Saint Therese nabo bwabo bari barimo, harimo impano zigiye zitandukanye. Twebwe twagiye turi nk'abakomediye cyangwa tugiye gusetsa. Aho ngaho rero niho havuye igitekerezo cyo kujya dukina komedi, kuko twarakinnye gusa nubwo tutageze ku rwego rushimishije, ariko twaje turi aba gatatu. Ababaye aba mbere ni abana bari baturutse mu Gahozo Shalom, ndetse ababakurikiye n'abari baturutse Nyagatare. Twebwe tuza turi aba gatatu, niko ku icyo gitekerezo cyo gukina komedi. Ese iyo ubona mu gutangira gukina komedi, ufite timu cyangwa ni kwa gukina komedi ziri live cyangwa se zigiye zikorwa mu bitaramo bigiye bitandukanye? Dufite timu y'abana dukina na komedi. Nk'uko twazamukiye muri icyo kigo niko twakomeje, usibye ko bamwe bagenda bajya ku bigo bigiye bitandukanye, ariko muri vacancy iyo twafunze turahura tugakora, ariko tubura imbaraga zituzamura cyane, ariko turakora kandi ubona ko harimo abana babishoboye bafite ubuhate. Hari abantu baba bafite umuhate, nk'uko atubwiye ko yitwa Eruwa. Hari byinshi bigiye bitandukanye mu karere ka Rwamagana cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye, usanga abana barihurije hamwe mu buryo bugiye butandukanye, bakihangira imirimo. Abandi bakaba bagana mu bijyanye na entertainment, bakajya mu bijyanye n'imyidagaduro. Eruwa, kuki wahisemo kujya mu bijyanye na komedi? Ukuvuga ngo komedi njyewe ubwanjye ndayikunda.
nk'ubu iyo nicaye mu rugo njyenyine ubundi hari abantu nkunze kujya ndeba bakina za comedy, iyo mbarebye rero nanjye mpita mvuga ati se kuki uriya muntu akora biriya bintu kuki ngiye ntabikora, naho ngaho igitekerezo cyavuye, noneho na ya motivation yavuye mu kugenda nsinda ibigo bigiye bitandukanye, hari njye wateguye ibintu nabiyoboye neza, noneho hakazamo n'urukundo rwabyo no kubyiyumvamo, cyane cyane nkunda nko gukina nasinze, ako kantu k'ubusinzi kambamo. Mu busanzwe ndi umurokore, sinzi no gusoma ku icupa uko bimeze, ariko uri umusinzi. Ukiri kuri ako kantu k'ubusinzi, uratubwira mu Rwanda ni abahe bakinnyi b'abakomedi? Tuzi ko amakomediyani bagiye batandukanye, cyane cyane ari sogokuru w'abakomedi Clapton Kibonke, ariwe usa nkaho watangije Dynas maybe sinibuka neza cyane, ariko ndumva ariwe watangije ibintu bijyanye na comedy stand up. Hagenda hajyaho n'abandi ba Joshua, abandi bagiye batandukanye, hinjamo na ba Rusine. Iyo ugerageje kureba ukeka ko ninde ukwespira kugira ngo ukomeze umwuga wawe wa comedy? Murakoze cyane. Umuntu nyinsipira kurusha abandi bose ndamwubaha, ni umupapa, respect kabisa, bamwita Seburikoko, azwi nka Seburikoko Garasiyane Niyitegeka. Uriya mugabo uburyo akinamo ibintu bye byose bari ubuhanga. Rero iyo umurebye ukamukurikirana neza umuvanaho ibintu byinshi. Naho ku kijyanye n'akantu k'ubusinzi, undi muntu wankuriye kuba nagakina ni Rusine buri iyo yasinze rwose, yarimo arakina yasinze, hari ahantu aranyemeza. Nakara kagabo nagara akagabo, ni umugabo mu mbabarire. Uriya mugabo ngo ni Mitsutsu, uriya nawe aranyemeza cyane. Ariko Mitsutsu turamuzi, turanamumenyereye cyane. Mitsutsu niwe muntu uri kurya hiti cyane, kandi Mitsutsu ni umuhanga. Mitsutsu ni wa muntu ukina komedi ziririyo ubona ko zamuvunnye pe, ibintu byakora respect aho ari hose, nyumve neza kuko ndi umufana we cyane. Aranyespira ku buryo ki komedi nyarwanda ziramutse zikomeje nk'uriya mugabo zatera imbere ku rwego rushimishije. Mitsutsu arakwespira. Rusine, ese Rusine ni nahe matamu wadi waba waramufatiyeho ku buryo bavuga ati aya magambo yarayavuze numva aransekeje kweri? Yatangariza abakurikiranye F1 TV twumve koko uri umukunzi wa Rusine, cyangwa se akwespira by'ukuri mu bijyanye n'ubusinzi. Ni ukuvuga ngo Rusine hari komedi afite yakinnye ari kumwe n'ubundi n'uriya musore bakinana, hari aho bagiye gukina bari kugira ngo binjize undi muntu nawe muri ntuza nyine uko bari bameze. Basanze umugabo yicaye ahantu yiteretse amafanta, ngo ubwo afite ibibazo nyine, ngo ibibazo byamurenze, ku kameza yujujeho amafanta menshi cyane. None baramubwira ati se wa mugabo, ibi ni byo uri kunywa? Reka ntuzigere nk'ibi bintu. Oya sigaho, ngwino tukwereke. Bakimumara kumuhaho nawe nyine wese ubona ko ahindutse abaye nkabona. Ukuvuga ngo uriya mugabo ubundi usibye n'amagambo ye, uburyo akoramo ibintu bye, uriya mubatura ujya ubona. Twumve nyine kina nk'agasenike twumve. Nasinze. Sinda nyine ugiye kutubwira ibintu byose ugiye kutubwira, tubwira wasinze. Yego kwabekirama. No kuvuga ubundi njyewe uriya mugabo njyewe ndamukwana. Dore mvuye mu rugo, umugore ambwiye ngo ngafite ikibazo nawe ubu surumvisha ikibazo nagikemura nimuriye gusa. Bise wabigenza Bikira Mariya we, reka sinishobora, shweda. N'utundi tugiye dutandukanye. Hari kandi numva buriya mu Rwanda akenshi ni komedi, hari abantu bafata nka komedi nk'atari inyigisho, ariko komedi tugerageze tuzikorane n'ubunyamwuga, tubivangamo n'inyigisho. Urugero nk'ubu ngubu ugiye nk'umugore ari kukwaka amafaranga y'ishuri kandi uri umusinzi wasinze, tuvuge wagiye mu kazi, hari abantu bakora akazi k'ikiyede, ibintu bigiye bitandukanye, noneho cya 1000 cyangwa 5,000 wacyuye ukakijyana mu kabari, noneho umugore uratashya kubajije amafaranga y'ishuri, wenda umwana bamwirukanye. Atize mugabo kutazanye amafaranga, ugahita utangira ego koma bushiramubwira ngo nkwa amafaranga, urabona ngiye nyafe nawe munsi ntago baduhembye narinde ku kazi, noneho bosi yambwiye ngo waje imodoka irayagonga da.
ngo yayagonje amafaranga. Ubu rero abo bana bazagiye ku ishuri cyangwa babireke. Buje ngewe narize, ubu se sinyure ryo arakuze Kazuturi Rubyogo bose barakoze. Kazuturi ejo ubona atari umugabo yavuye mu kirere ntabwo wamagana buri maze ukajya guhaha inyanya n'imboga. Ubwo se uramaze mbabarira cyane baziga cyangwa babireke. Gusa wowe ashyagarewe mve mbere wacyohewe wa mushenzi w'imbishi mbisha n'itamo shengiye kuryamira ashyagarewe. Aha tukikurikirana Eloi umukomedian akaba n'umukaratika, turagira ngo tubwire abakurikiranye F1 TV ari kureba kino kiganiro mujye muri comment mutere comment ese Eloi arabasha tumwinjize mu ruhando rwa sinema cyangwa se comedy cyangwa se impano asubire kwiga. Muraza kutubwira rero, muraduha ibitekerezo, munatubwire uburyo mubibonamo, niba ari kwitwara neza cyangwa se niba hari ikindi kintu yakongeramo, byose murabitubwira muri comment. Eloi tukiraho ngaho ukimara kwinjira muri comedy se hari ucamo mu zindi nzira kugira ngo ubashe uteganya kubikora bya kinyamwuga cyangwa se no kwishimisha biraho? Oya, ntago ari ukwishimisha, yanifuza gutanga message ku banyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi ariko ziciye muri comedy. Naho kuvuga ku kijyanye n'icyo navanyemo nta kintu ndavanamo, ndacyatangira, ndacyari hasi. Nayo mpamvu mba nabaganye ngo mugire ukuntu mwamfasha ko jya mbakurikira namwe muri tsinda rigari cyane. Numvaga dushyize hamwe tukunga ubumwe, hari aho mwangeza, hari aho mwamvana mukangeza, ariko bishingiye ku cyo nkora ndetse n'ubushobozi bwanjye. Hari ibintu bikunze kuvuga ngo bitugukwaha giti se muri entertainment bikunze kugaragaramo, ariko burya n'uyitanga itanga hari icyo ashingiraho. Ntago wajya gutanga ruswa cyangwa se ako kantu katuma bagufasha nta kintu utanga, nyine nta kintu ugaragariza abanyarwanda. Niyo mpamvu rero nanjye nabagannye murebe ko nshoboye, nibona ntashoboye hari imvugo zaje muri iyi minsi ngo nibishanga niyahuzu nyine impano tugomba kuyibungabunga kandi tukayizamura mu gihe bibaye ngombwa, cyangwa se tukakuremamo icyizere cyo kugira ngo ukore ubashe no kuba wakiteza imbere, impano yawe ikabasha kuzamuka. Ariko Eloi, sinzi niba naguha iminota 3 ugasetsa abantu, ubasetse mu buryo bwawe. Tuye muri urwo rugo yarafite umwana w'umukozi ndetse afite n'undi mwana we mutoya. Noneho rimwe muri uwo mukozi hakaba hari n'akana. Rimwe umukozi yakora akazi ke mu nzu arimo arareba televiziyo. Noneho umwana yaba ari hanze nyine bakamubwira ati jya kuryama, izi filimi ntago ari iz'abantu bakuru n'iz'abana. Noneho umwana nyine akajya kuryama. Noneho rimwe umugabo aza kugenda azana filimi irimo ibintu bisekeje ndetse n'ibintu byo kwicana. Babiza abakobwa bagira amarangamutima yo bonye bateye umuntu icyuma aho hitabona ari ibintu bikomeye. Noneho umwana akajya kuryama, maze kujya kuryama umukobwa na boss bakajya muri salo bakureba televiziyo. Noneho mu gihe barimo barareba wakwica umuntu, wa mukobwa ati Yesu we tindi kubabara timfata. Noneho se umwana ari mu buriri akumva umukobwa arimo arataka ati Yesu we, yibaze noneho nyina uko yagatashye uko nyine ni ibintu byari iminsi bire gufata umwana akavuga ati mama kanakana naka bari muri salo nkazajya numva arimo arataka. Noneho bwaje nyuma bije kurangira umwana agenda abwira nyina uko ibintu bimeze. Noneho birangije baravuga ati ariko ibintu uyu mwana ambwira bishobora kuba ari ukuri, reka njyewe nzabeshye ngo ngiye ku kazi noneho ngende ngarukire mu nzira nze numve iby'ibintu. Akazi karakorwa nk'igitondo bisanzwe nyine nkuko byari bikomeye. Noneho umugore aragenda ajyayo, agenda ageze mu nzira arakata nkuko bisanzwe. Umwana aramubwira ati jya kuryama, izi filimi ntago ari iz'abatoya. Hari filimi yaciye ibintu bigacika ya Rongotani, ngira ngo murayizi. None icyo gihe niyo papa yari yazanye. Nkuko bisanzwe umukozi arangije akazi araza na shebuja bajya mu nzu bareba filimi. Nuko ubwo filimi igiyemo araho bagera nyine bakicumura. None umwana agiye kumva yumva umukobwa aratatse ati Yesu we, Yesu we, Yesu we. Ubwo na nyina ari mu nzira arimo araza, uko yakajaza ku rugi arumviriza. Bakwica umuntu bamutema bakumwita agashoka ati Yesu we, ati mfata we, mfata taho hano yewe tireba hano bamukubise yewe turi kumbabaza. Nese
umugore yabyumva uko ari hanze akumva birakaza. Iyo Yesu rero kubera hari indwara dufite ibintu bijyanye n'imibonano cyane twabiteje imbere, noneho yakumva Yesu ntiyibuke ko arimo arataka nta kintu kibaye, yakumva Yesu akumva nyine ati kabaye nyine rwahanye impoyo biri guca bigacika agomba noneho ati Yesu we noneho agashya yaje gukora yaje kuvuga ngo umugore akibyumva Yesu ashyira ingutiya mu kirere arinjira muza ati nta soni buri gihe ndabazi, nkuko yakinje yasanze n'ubundi umukobwa ari mu gituza cy'umugabo ati buri gihe ndabazi, buri gihe umwana yarabimbwiye iki niki iyo amaze kugenda umusigara muri ibi bintu. Umwana arasohoka araza uko yakavuye mu cyumba asanga ise n'ubundi ari mu wa mukobwa ari mu gituza cyase, noneho tima narabikubwiye ngibiriya ibyirebere. Noneho umugabo arangije atiravuga ati se mada cisha make nkubwiye, amaze gucisha amajya amubwira ati iyi hindukira urebe hariya. Areba kuri televiziyo, akimara kureba kuri televiziyo atekeza n'amagambo yavuze yose ahita yiseka aravuga ati ikintu yongeye aravuga ati mumbabarire ntago nari mbizi. Urumva nyine byabaye igikorwa cyo guhubuka kubera iki twumva ko nyine iyo umuntu wavuze Yesu we bitewe n'ibintu biba biri behind ahita yumva ko nyine rwahanye impoyo biri gucika biba birangiye bityo. Noneho rimwe ikindi gihe umugabo aragenda asiga umugore mu rugo, arangije yohereza umwana mu rugo aramubwira ati genda ubwire mama akizana hano ku kazi, hanyuma namara kukizana agishyire hariya mu kabati ndaza nyifate. Umwana uko yakagiye akabivuga uko nguko ati genda ukizane, yaragiye abibwira nyina. Noneho nyina akimara kubyumva ubwo yamubwiye iki ni igikapu cyari kirimo imashini yari yibagiwe mu rugo. Noneho umwana akibibwira nyina ntiyamusobanura ko ari igikapu. Nyina arangije ati ariko mana ya Nyagasani ntabwo shishyano ntabwo utubuko k'uyu mugabo no kukaza aragira ngo njye nyimushyira yo koko njye nyimushyira. None ibaze ndabizi yakujijishije ati nyishyira ahangaha ariko nicyo ashaka pe nicyo ashaka. Ariko mana yanjye uyu mugabo nawe arananiye ukunda ndaza amajoro singoye kayi bwaje bwije hindukira none ageze naho kumbwira ngo nyijyane ku kazi. Yumvira n'ukuri kw'Imana mwana wajya kuryama ndaje. Nuko umugore baragiye gutyo nyine urumva aragenda yibagirwa igikapu. Aduteye story zigera kuri ebyiri zirimo inyigisho zirimo no gutwenza, ako baca baravuga mu Kirundi ngo ingene baca baratwenza ni comedy stand up. Ariko nkeka ko mu byo uri mu gukora no uri kuzamuka bigusaba imyitozo myinshi no kuba waba kuba wazamura fans zawe ugakora ibintu bifite ireme. Sinabwira nagenda ntabwiye abakurikiranye F1 TV ko mukomeza kudukurikirana ndetse mukagenda muduha ibitekerezo bigiye bitandukanye kugira ngo dukomeze dutanga umusanzu no kuzamura impano z'abaturage impano z'urubyiruko. Ko mu Rwanda harimo impano nyinshi zigiye zitandukanye, kiba kibura no kugira ngo zigaragare zijye ahabona. Dusoza uragira icyo wibwirira abakurikiranye F1 TV? Murakoze. Icyo nababwira inshuti bakunzi, mbere na mbere ndasuhuza abana b'inshuti zanjye twigana hariya ku kigo cya Rwamagana. Hari fans nini cyane banzi nk'umunyamakuru wabo, baranzi cyane niba bariho bakande subscribe shares, ndabakunda respect. Icyo mbategurira ni amakuru kandi meza aryoshye cyane. Uko mukora share mukakanda subscribe murafasha mugenzi wanyu nk'umunyeshuri ndetse na F1 TV ikagira icyo yiyongera, kandi uko batera imbere nanjye niko nzatera imbere, kandi ndabizi ko bizabanezeza kubona umunyamakuru wanyu yateye imbere arimo arabaho inkuru nziza kandi ziryoshye. Icyo nababwira kandi ndabakunda cyane, nkunda uburyo mungaragariza ko munyitayeho, nkakunda ikinyabupfura mugire yongeze imbere yanyu, ari amashyi mu mpanya afata nk'igiciro gikomeye cyane. Murakoze cyane. Uvuze akantu k'umunyamakuru numva ako kantu ndagira ngo naho dufungure kwa Goseke. Watubwiye impano zimwe ariko izo ngizo ntago wazivuze. Kuba umunyamakuru ni iki? Kuba umunyamakuru dukorera inkuru mu ncamake ntoya gato, yaba muzo wakoze cyangwa se muzo wihimbiye nona twumve koko naho ubasha. Ni ukuvuga ngo inkuru ngiye kubakorera mumbabarire ntagira baririyo ni fake news. Okay.
Mbanje kubaha ikaze nshuti bakunzi mwe mwese mukurikiranye F1 Rwa TV kuri YouTube. Icyo mbasaba ni ugukanda subscribe, share, comment ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Munyemerere inkuru yacu tuyihere mu mujyi wa Rwamagana, aho umwe mu basore bafashwe arimo aragerageza kwiba umwenda w'imbere w'umugore bari baturanye, aho nta handi icyo yaragamije kushyira umukunzi we. Dore murabizi ko kuri Saint Valentin umuntu aba akeneye kugira impano atanga. Umusore mu kwicara yararebye aravuga ati, inkuru cyangwa se impano ngomba guha umukunzi wanjye kugira ngo anezerwe kandi yishime, ngomba kumugurira kenda k'imbere nkakamuha. Niko kwikora mu ikofa asanga abene ngango bahetse kare. Yibuka ko aturanye n'umukobwa w'umusirimu kandi mwiza cyane, ujya yambara utwenda twiza ndetse akananika utwenda tw'imbere ku mugozi. Nibwo nyamusore yahise agira igitekerezo cyo kujya kuyiba. Muri uko kugerayo yarayibye nk'uko bisanzwe, arangije ayishyira umukunzi we. Nyir'umwaku rero dore imbwa ngo zaje kumwonera. Ushobora kwibaza uti se zamwoneye gutye? Zamwoneye ubwo umukobwa yahawe impano maze akayakira, bikaza kurangira agiye kuyiratira wa mukobwa, kuko nyamuhungu atarazi ko uwo mukobwa ari inshuti na sheri we, maze aragenda arayimuratira. Akimara kuyikubita amaso yaramubwiye ati, mpereza umwenda wanjye. Ngayo nguko rero mugerageze mutange ibyo mufite, mwere gutanga iby'abandi. Nge nari Rukundero wa, murakoze cyane. ariko iyo nkuru tubwiye ahantu nyizi. Ahantu yizi. Iyo nkuru tubwiye hari ahantu ishobora kuba yarayibaye. Oya, njyewe ni inkuru nabanje kwisegura. Muri karitsiye ndayizi. Nabanje kwisegura ko ari fake news. Mumbabariye, nta muntu ntunze urutoki, ni fake news. Ngayo nguko abiba imyenda y'imbere bajya kuyishyira abasheri babo, murabe murarye muri menge kuko ingamba zarafashwe. Nge nababwiraga ndi P1 tubabwira ngo mukomeze mukore subscribe, mukore share, comment kugira dukomeze tubahe ibiganiro bigiye bitandukanye. Dufite impano nyinshi hano mu karere ka Rwamagana, ariko tuzagenda tuzibagezaho bigiye bitandukanye. Nge ndi P1, ciao. F1 Rwa TV, Factory 1.